twize hakiri mu gitondo kuko igifaransa twize wabonaga ari igifaransa gifite ireme urumva Faransa ntabwo ujya wumva ukuntu nyivuga ariko hari ukuntu biba bitandukanye n'abana b'ubu bari kwiga rekeraho emotion zagufasha aranditse ngo mu ijuru tuzasanga ibintu amaso yacu atarigera abona icyo nzi cyo mu bintu tuzasanga mu ijuru telefone na network ntabizabiri kuko ntabwo twaba tugihimbaje Uwiteka kandi tuzaba tujyanwe no kumuhimbaza n'ibyo utekereje nabyo nta bizaba biriyo iki cyakubayeho gisekeje cyane kandi wumva utazigera unakibagira nkigera hano muri Mozambique nagiye kwiyogoshesha icyo gihe nabaga ahantu bita Chopari ku bantu babi n'ahangaha barahazi noneho njya kwiyogoshesha nicara ku ntebe kwa kundi wicara ku ntebe uri kwireba mu kirahure gutya umutipe unyogosha nturuka inyuma ambaza ati noneho quelle type de corps none ariko ubwo nkaba navuye mu rugo umutipe twabanaga uhora muzi arambwira ati buriya noneho nushikayo wowe urahita wicara ubwo nari maze nk'iminsi 2 cyangwa 3 nshitse hano ni uricara umubwira uti je dois pedir mi cortar cabello iyo akiza no kuguma aho ngaho gusa jewe wenda nari bugende mbyibuka neza ahubwo yavanzemo kandi kandi nako kancankisha arambwira ngo ntumubwire ngo je dois pedir mi cortar cabeza ukubera ko ngo cabeza ni umutwe wose cabello ni umusatsi arambwira ati uramubwira uti je dois pedir mi cortar cabello ngani sawa ebana ngenda mbirepeta kabisa je dois pedir mi cortar cabello yibukije tukiri abana shika kuri salo nkiri kubyibuka byombi cabello na cabeza ahubwo nibagiwe cabello ni iki cabeza ni iki kwari ukuntu uvanga mu ijambo ry'Imana nkumva umutima ndi kunyurwa nkumva najya avuga ntamena oh haleluya yenga ukomeza ko nanjye nayimfashijwe niki wumva abantu benshi batamenya kuri wowe mu bijyanye no guhangana n'ibigeragezo rero abantu benshi bazi ko ntari seriye kubera ukuntu nyine tunda umuntu ukunze kubura aho utebya useka n'ibiki rimwe rimwe abantu bakabyitiranya bagatekereza ko ntari seriye bamwe benshi muri bo bazi ko ntari seriye nanjye mama ntari seriye sure buriya rero reka nkubwira kamwe mu Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwamaze gukora subscribe abatarayikora kandi tubashishikariza kuyikora kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitabacika bikajya bibanyuraho gutyo mujye mukora subscribe ku batarayikora nibutsa kandi nibutsa abandi abayikoze ko subscribe ikorwa rimwe hari abantu baba barakoze subscribe bamubwira ngo ngero ukore subscribe kongera akandi subscribe kubera kudukunda uko yishimye agahita akora ugahita usanga yikuyeho kandi yari yarayishyizeho tugarutse rero muri episode ya 3 y'ikiganiro mbaza nkubaze ubwo ni ukuvuga ngo turagarutse nyine ngo nanone twongere tubazanye tubane namwe kandi turabaha ikaze rero muri iki kiganiro kugira ngo mwongere mubane natwe nk'uko bisanzwe ngewe ni wa karakajyahe wa munyamakuru wanyu wigize akarakajyahe ya karungu nta hantu muzancikira mbese nanjye ni ntambara kakisiritse ku muhoro kamwe kandi gashirwa kawuciye kagatuma nikawicaye wajya kukamanura kakagusaba guhaguruka guma c'est moi c'est quoi oui c'est vrai urumva ko twamenye n'igifaransa c'est français c'est français non c'est français oui c'est le français oui français que je parle c'est français je parle oui urumva nuko ubwo rero ariko ndagira ngo mbere yuko rero dutangirana mbaza nkubaze tubanze tunabwira abantu ibintu biri kubera hano umunsi wo ku cyumweru cyashize ibintu bijyanye n'inzoga n'abazicuruza by'umwihariko mu bice by'amatora ryategeko ngo ryatangiye kubahirizwa igitangaje nuko bari batanze iminsi 180 ariko bashyizeho bahisemo kuritangira mbere kubera ko basanze
basanze ngo bikomeje kwangiza urubyiruko mu ngamba rero basanze bagomba gufata no gushyira muri rya tegeko no kurishyira mu bikorwa mbere y'igihe bari batanze. ariko nabo bari kuducanganyikisha. Iyi ni Mozambique. Kuko hari ngo hasohotse amatangazo abiri, rimwe rivuguruza irindi. Hari irya mbere ryasohotse rivuga igihe batanga iminsi 180 niba nibuka neza. Nyuma haza gusohoka irindi. Ederi hari abantu batangiye gushyira iryo tegeko mu bikorwa mbere y'uko iyo minsi inabo. Ahubwo hasohotse irindi rivuga ko barimo baregeranya, barimo barakora team izafasha ibyo bintu kujya mu bikorwa. Abo babikoze mu bikorwa rero ntago bari basobanukiwe yuko hatanzwe iminsi 180. Nuvuga ngo ku cyumweru mu bantu b'amatora harimo abafungishijwe gusa ngo ntawe bahaye muruta cyangwa ngo bamufunge, ahubwo bagiye baza akakubwira ngo ufunge, bagakora icyo bita aviso. Ubwo rero twebwe hano muri Cidade de Maputo niba ari nk'ari ko umuntu yavuga si province ya harya, bikaba bivugwa yuko rero ngo inzoga basanze zikomeza kwangiza urubyiruko ku rwego rwo hejuru ku buryo batazategereza mu kwa gatatu k'umwaka utaha. Bavuga ngo bahise batangira kuzica. Batangiye kuzica. Ariko ngo ntabwo ari ikibazo cyo kwangiza urubyiruko, ahubwo hari abashoramari bafite amaresitora ngo n'ibiki barekaramye bavuga ko amarika store n'amasupermarket atinda gufunga. Ibyo ni inyuma y'amarido. Ngo atinda gufunga. Akaba bakorera akazi kabo. Akaba atuma abakiriya batabageraho. Bikaba bivugwa yuko ngo basora amafaranga batabonye kubera ko bottle store n'intuza n'amasupermarket kubera ko afunga atinze, ngo akaba amafaranga bari guhabwa bari kubona abandi bayajyana aho bihendutse. Cyo nacyo gifite ukuntu kiri gusa bo mu itegeko ryatanzwe na leta bavuga yuko ari ugukumira ingeso mbi zituruka ku gukoreshwa izo nzoga. Ibyo ni ibiri imbere y'amarido. Bakaba bafite agahinda n'urukundo no kwita ku rubyiruko rwabo ku buryo bottle store zigomba kujya zifunga saa 3 ukagira ngo ayo masaha baba bataziguze bazibitse. Hatari kweri. Mu makuru rusange rero nanone uwitwa Andry Rajoelina Joly wari perezida wa Madagascar. Ubu se wandi wigeze gukora umuti wa covid ra? Mu gihe cya covid bakamuhana ruswa ngo ya miliyoni 20 akazanga. Ngo igihugu yagitaye. Igitaye gute kandi bari bamushimye? Ngo yahungiye mu Bufaransa. Bari bamushimira. Reka da hari hamaze igihe muri Madagascar hari ibibazo bikomeye bijyanye n'imyigaragambyo, aho urubyiruko nk'iriya Gen Z yaherukaga gukora imyigaragambyo za Kenya. Naho rero havutse urubyiruko rukora imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru. Urushaka iki? Bo barekarama bavuga ko imyaka isaga ingahe guhera muri 2003 kugeza uyu munsi ngo hari abantu bataragerwaho n'umuriro, hari n'abataragerwaho n'amashanyarazi n'amazi. Barekarama rero bavuga ati muri icyo gihe cyose umaze niba udashobora kuduhereza amazi n'umuriro vaho hajyeho n'abandi. Birumvikana ariko birumvikana. Ariko rwaganye kuri perezidansi ari rwinshi mu rugomo rutabaho ewana. Hari urubyiruko rukora ibintu nk'ibyo rutabanje kureba ibindi byakozwe mbere. Nanone bakamuhora ibyo atarakora ariko wenda ntibiteho ku byo yakoze. Nanone ariko buriya uko byamera kose umuyobozi w'igihugu aba agomba kugira ibintu by'ingenzi aheraho. Cyakora nk'amazi n'umuriro n'ubuzima. Kubera ko nk'amazi n'umuriro iyo byabuze uba uri kurema abanzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. N'ubuzima, amazi n'umuriro n'ubuzima. Tuve muri politiki. Tugarukire muri mbaza nkubanze. Nta kibazo. Voilà. Faransa ariko kiri kundyohera cyane muri iyi minsi. Ukuntu igifaransa buriya ngo kiryoha muri romantique. Ngo kiraryoha y'abantu bari gutereta. Faransa twize hakiri mu gitondo. Mutubwire muri comment. Twize hakiri ngo igifaransa ariko bura ngo kigira imitoma yo ku rwego rwo hejuru. Twize hakiri mu gitondo kuko igifaransa twize wabonaga ari igifaransa gifite ireme, urumva? Faransa ntabwo ujya wumva ukuntu nyivuga ariko hari ukuntu biba bitandukanye n'abana b'ubu bari kwiga ibintu. Emotion zagufasha. Mba numva binkoze ku mutima. Urumva? Ikibazo cyanjye cya mbere rero ni ikihe? Kiragira kiti bibaye ngombwa ko ujya gutura ku yindi si ariko ukajyana ibintu bitatu bigutera ibyishimo, ibyo bintu byaba ari ibihe? Azera muri bitatu twarimo byinshi. Intera ibyishimo bitatu. Intera ibyishimo Ntubirenze kandi ntubibureho.
ibintu birakaze ariko abana ni icyambere abana buriya ni umwanda uturuka ku Uwiteka kandi uturuka mu maraso no mu mara yawe. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri ubaye ufite nk'umugabo ugukunda pe ku buryo wenda abandi bajya bahanura baraguhanurira bakavuga ati ntagaze ariko se ubundi turi ku wundi mubumbe yamemukira nande wundi ko ababizi ko ari nyenyine tugomba kudiringa. Abaye yarahereye imbere nkunda anezeze nawe namujyana. Icya gatatu network na telefone. Yewe ayiwe tuko njyana ataba YouTube burangiye nka Facebook na Instagram. Nibuka ko ahubwo telefone yangije ubuzima bwacu kuko telefone ama TV byose byangije ubuzima bwacu. Nibuka ko umuntu yageragezaga gushaka ibyishimo mu bintu njye nitangiyeho urugero umuriro wageze iwacu muri quartier ndi mukuru mfite nk'imyaka nka 14 nubwo umuriro wageze iwacu 14 gutyo kandi wasangaga tugira ibyishimo bitabaho. Ariko TV imaze kuza rero mfite iwacu n'abandi bafite iwabo kwanza twarabanje turaburana. Nta kandi kantu ibi bintu by'ikoranabuhanga cyangwa by'amateleviziyo by'iki bisigaye bituma abana baba batazi ya mikino kera twakinaga. Nta byishimo bakigira. Nta byishimo bya nyabyo bakigira. Usanga igihanga cy'umwana kirimo katuni bone mu myaka nka 30 cyangwa 40 iri imbere uzasanga abana bo twita abana tuvuga ko batari kubona ibyishimo bazaba bari guhura nabo bana bandi b'icyo gihe bakajya bagata mu gihe cyacu wasangaga ufite phone yawe ufite katuni zirimo zuzuye ufite ikintu bita televiziyo yawe ku ruhande. Ariko mu gihe cyacu ikindi kintu mu gihe cyacu iyo yesaze twari kubona ejo ubwo telefone yarabizambije yatumye tumenya ingeso ziri muri twe tutari tuzi ko dufite. Icyo nacyo niki kandi ntabwo Imana yari guhora ingeso utarashyira ku mugaragaro. Erega ntukagira Imana iswa. Imana yari ibizi neza ko yakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Yego. You know that. Ngaho uretse tujye ku kibazo. No kuvuga ngo rero nuzarijyamo n'amatelefone yacu aho cyo uzasanga hari ama flat screen ya dash. Ngaho dukomeze niyo warugiye kumbaza. Ibyo wibwira. Ariko nanone yaranditse ngo ntabwo twayimbaza hari amasiko. Aranditse ngo mwijuru tuzasanga ibintu amaso yacu atarigera abona. Icyo nzi cyo mu bintu tuzasanga mwijuru telefone na network nta bizabiri. Kuko ntabwo twaba tugihimbaje Uwiteka kandi tuzaba tujyanwe no kumuhimbaza. Nibyo utekereje nabyo nta bizaba biriyo kuko tuzasanga ibintu amaso yacu n'umunwa wacu bitaravuga. Twese turi bigori. Twagiye. Icya mbere iyo uhumeka cyane mbere yo gusubiza ikintu. Nka kuriya naribo byari bibanje kuntwara umwanya kugira nsubize. Ubutekerezi. Nuba ahubwo bitekerejeho none aho bimbashije bitanzanga koko nanjye ndi gutekereza cyane ibintu kandi ntabyo. Mu by'ukuri kuri umuntu akubaza ikibazo se nk'uko mbajije nkaba ndi kubitekerezaho. Uyu muntu adufitiye urebye nta kintu umuntu aba ari gutekereza usibye ko wenda umbajije gutyo ahubwo wamugani umba ndi gutekereza ku gisubizo wenda ndi buguhereze. Ngewe mba ndi gukura ibintu byake ibintu uri kumbaza mba ndi kubikurana numve ko nkuramo igisubizo. Ngane wowe ugezweho. Ikibazo cyanjye cya kabiri kiragira kiti ni gute umenya ko ikintu uri gukora ari cyo koko ugomba gukomeza kugikora cyangwa ubwirwa n'iki niba atari cyo ubwirwa n'iki umwanya wo guhagarika. Ni ukuvuga ngo ni iki kiguhwitura kikubwira ko icyo kintu uri gukora atari cyo ugomba kugihagarika cyangwa se ni iki kikubwira ko icyo kintu ari cyo wagikomeza cyiza se cyangwa kibi. Urumva harimo ibibazo bibiri muri icyo kibazo kimwe. Niba ari cyiza ni iki kikubwira ko icyo kintu ari cyiza ukwiye gukomeza kugikora. Gereka nkubwire. Niba ari kibi ni iki kikubwira ati iki kintu ni kibi reka gihagarike. Iyo nkoze ikintu nkumva kinejeje kandi ku buryo butabangamiye abandi bantu. Urumva mu buryo butabangamiye abantu nkunda mu buryo butabangamiye
wenda nkatwe abizera tugendera kuri bibiliya iyo ndi gukora ikintu mbona kitabangamiye muri bibiliya iretera umukunzi wacu yatwandikiye ukumva icyo ngicyo nagikomeza ariko mbaye ngikomeje nanone nubwo ari muri bibiliya ariko ngasanga kibangamira umugabo tubana kubera ko Imana iba yaramumpaye nabwo nakireka nshobora kukireka bingoye pe mbabaye agahinda kanyishe ariko cyane cyane nk'ikintu kibangamira umuntu mubana wari uzi ko utaransubiza n'ubu ngubu ni iki kibimbwira ubwirwa n'iki icyo kintu niba ari cyiza cyangwa niba ari kibi ubibwirwa n'iki iyo mbona n'ikibazo cyanjye gishingiye iyo mbona hari umuntu mbangamiye uhita umenya ko icyo kintu kiri negative ariko rero natwe abantu twavukanye ubwenge hari ikintu ukora ukabibona ukavuga uti ariko ahangaha nta fari yayo ndanyuzwe ubwo noneho rero ni wowe ugize uti ugezweho n'iki cyakubayeho gisekeje cyane kandi wumva utazigera unakibagirwa nkigera hano muri Mozambique nagiye kwiyogoshesha icyo gihe nabaga ahantu bita Shopari ku bantu babi n'aha ngaha barahazi noneho njya kwiyogoshesha kwereka ukuntu ururimi nyine rwacu iyo umuntu aturutse mu Rwanda uba ufite ukuntu uvugamo icyongereza noneho abantu baha ni muri cwe nta cyongereza ntacyo ariko iyi nyoni iri kumbangamira kabisa ariko nanone ni muri Edeni nyine utunyora inkweto ntitubura ahubwo abantu biri buteshe umutwe babyihanganira mwihangane ni ukuvuga ngo noneho njya kwiyogoshesha nicara ku ntebe kwa kundi wicara ku ntebe uri kwireba mu kirahure gutya umutipe nyogosha nturuka inyuma ambaza ati noneho quelle type de corps none ariko ubwo nkaba navuye mu rugo umutipe bita Hasani twabanaga uhora muzi Hasani arambwira ati buriya noneho nushikayo wowe urahita wicara ubwo nari maze nk'iminsi 2 cyangwa 3 nshitse hano ni uricara umubwira uti stop dire mi cortar cabello iyo akiza no kuguma aho ngaho gusa jewe wenda nari bugende mbyibuka neza ahubwo yavanzemo kandi kandi nako kancankisha arambwira ngo ntumubwire ngo stop dire mi cortar cabeza ukubera ko ngo cabeza ni umutwe wose cabello ni umusatsi ambwira ati uramubwira uti stop dire mi cortar cabello ngani sawa ebana ngenda mbirepeta kabisa stop dire mi cortar cabello nibukije tukiri abana shika kuri salo nkiri kubyibuka byombi cabello na cabeza ahubwo nibagiwe cabello ni iki cabeza ni iki none umutipe mpagaze inyuma gutya arambwira ati ko leo type de corps nawe ndamubwira nti stop dire mi cortar geze kuri cya kiboro cabello na cabeza ndabyibagirwa none mpita mu ijambo rimwe stop dire mi cortar cabeza umutipe arika arambwira ati timo amigo akino si corta cabeza aransohokana nawe yari umutipe umeze nkaho atuze neza mu mutwe aransohokana muri vantala ndahaguruka aransohokana ambwira ngo Ali anyereke undi muryango mwimbere mo gato ngo Ali pod cortar cabeza noneho ndinjira ubwo turi kuvuga ubwo nagerageje kuvuga igiportuge nawe afite icyongereza gipfuye ntabwo turi kubasha kumvikana ubwo ndagiye ninjira muri wa muryango ageretse ngeze musaga gitari ni busheri harimo imashini bikata inyama z'ubwoko bwose n'iki noneho uyinjira muri iyo busheri hari umuryango ufunguye gutya ngira ngo wenda umuntu anyura muri busheri wenda asaririye inyuma ndabaza mu cyongereza kubw'amahirwe ariko mpita nsanga harimo umuntu none uvuga icyongereza cyumvikana ndabaza hano hari salo si hari ati wapi ndikubwiye ko hano hari salo mpita mvumbura ko nshobora kuba ndi kubivuga nabi ndataha wa mutipe rero wabimbwiye naramubwira arabwira ati ahubwo ugira imana uwo mutipe yaza kuba ari umutipe utuze cyangwa inywera ibiyobyabwenge byo ku rwego rwo hejuru bisakata umutwe agahita awurira amandazi yaramfashe rero ukuboko ajyana kunyogoshejamo umwana muto ebana icyo gihe bananyogosha nabi ariko nta buryo bwo kurekera ako kantu ni kamwe mu tuntu njya nibuka twambayeho dusekeje ntashobora kwibagirwa ahubwo nararokotse imana yakinze akaboko imana yakinze ko ni wowe ugezweho nyine kumbaza ni ukuvuga ngo twari tugeze ku kibazo cya gatatu sibyo iyo inzozi zawe zitinda kuza
ni iki kigufasha gukomeza kwizera ko bizakunda? Ni ukuvuga ngo iyo ikintu cy'inzozi zawe kiri gutinda kuza, kera ni iki kigufasha kwizera? kera najyaga numva hari ikintu nakora kugira ngo inzozi nzigereho, numvaga nyine hari ibisubizo nakwishakamo. Ndabanza nkareba niba ndi muri right path, nkareba niba ndi mu mukono mwiza w'inzozi zanjye, nkareba Imana iravuga ngo nudakora ntukarye. N'ubura ubwenge nzaguta. Oya nibyo, nabyo nibyo. Nkareba niba nabyutse nkajya gukora. Urumva? Nanone ijambo ry'Imana rikavuga ngo nzabahera umugisha mu by'amaboko yanyu azakora. Nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Imirimo y'amaboko yanyu. Nkareba niba koko ndi gukora, niba ntaryamye. Rituma nticarasha. Niba ntaryamye. Uri kumva? Ikindi nzi neza mu mutima wanjye ko Imana ikunda abantu bakora. Mu buzima niba hari ikintu nkunda buriya no gukora. Nta kintu kimwe wambwira ngo sinkore. Banza niyo naba umugore w'umukirekazi ntabasha kurirwa ndyamye. Ntabwo wabasha kurya amafaranga. Oya, kurya amafaranga nabyo wabigira akazi. Ako kantu. Ako kantu. Twasoma by the way. Uri kumva? Nkavuga nti rero ubwo ndi ku cyapa cyiza. Ubwo ndi ku cyapa ntari ahantu hatari icyapa. Ko byagenda kose inzozi zanjye nzazigeraho. Imana nigera ku cyapa ndiho izazingezaho, kuba ndi mu mujyo. Bavuga umujyo shaka. Abanyarwanda mu ijambo rimwe mu ibyo ngibyo uri kuvuga baravuga ngo ikizaba ntaho kijya. Ntaho kijya, ariko nanone ntabwo mugana uhagaze ku cyapa. Ntabwo waba umunebwe ngo uvuge ngo icyo uzaba ntaho kizajya wiryamiye. Oya, nanone usabwa kuba hari icyo uri gukora kugira ngo ari umutipe umwe wigeze kumbwira ngo bro urabura gukira. Bonaho ubundi ibintu byose biri ku murongo. Ati urabura kugira gutyo ukagwa nko kumugisha wawe tayari ugahita ukira. Nibyo. Atari ku bundi niba ukibasha kurya ku kwezi ukabuzi ko amafaranga ari bwinjire y'umushahara, ibintu biri ku murongo. Nibyo. Kuba utabaye umunebwe. Niko bimeze. Twagiye rwose inzozi zigeraho. Kandi ikintu cya mbere menya inzozi zawe n'izihe. Oya, ushobora no gutera umwanya mu bintu uri ikintu cyawe cy'impano yawe ugikora ugikunze. Sibyo? Hari igihe rero utera umwanya mu bintu ukora udakunze just kubera yuko nyine wenda wagipushinzwemo n'abandi. Nibyo wakora akazi kose ubonye, ariko menya ikintu ubona cyaguha, mbese Imana izagusangamo ikaguheramo umugisha. Kwari ukuntu uvangamo ijambo ry'Imana nkumva umutima ndi kunyurwa, nkumva najya avuga nta mena. Oh haleluya. Ngaho komeza. Siko nanjye nayimfashijwe. Niki wumva abantu benshi batamenya kuri wowe mu bijyanye no guhangana n'ibigeragezo? Iya rero abantu benshi bazi ko ntari seriye. kubera ukuntu nyine tunda umuntu ukunze kubura aho utebya useka n'ibiki, rimwe rimwe abantu bakabyitiranya bagatekereza ko ntari seriye. Bamwe benshi muri bo bazi ko ntari seriye. Nanjye mama ntari seriye. Sure. Buriya rero reka nkubwira kamwe mu tuntu abantu batazi burandi umwihambirizi wa danje. Ikintu niba nibyo nanavuga buriya kubera ukuntu nitwa Ntambara, abantu batagira ngo ni izina niyise, ni izina ryanjye. Nitwa Ntambara. Buriya kugira ngo ikintu nkirekure nyine manika amaboko mvuge nti iki kintu kiranze. Bisobanuye ngo umubyeyi yari ari mu mwuka, yari ari mu mavuta ari kuri mwita. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ikintu nkirekure nyine mvuga iki kintu kiranze kabisa, mbashuwa ko icyo kintu nacyo kinsintiriye. Kikaba kitisha uyu mutipe ndamunaniye ariko nawe ni mubi cyane. Murajegezanye. Nicyo kintu turahamanya kabisa. Okay, ni kimwe mu bintu nyine abantu wenda batanziho ariko ndicyo. Uri impambiranye. Deseriye. Ikindi rero nanjye ubwo ngiye kubaza icya kane. Iyo ubona umuntu yishimye cyane kuri social media utekereza iki? Yishimye mu bijyanye n'iki? Kuri social media nyine ukabona umuntu abayeho neza, ukabona wagira ngo nta bibazo by'isi agira, asigaje iby'ijuru gusa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikintu cya mbere buriya ni iki kikuza mu mutwe iyo ubibonye? Ubuzima ni amarido.
umuntu ashobora kuza Ni kuri mask. social media Ugira gutya ngo, hano ukabura rakaye kazari gahita useka. Wasubira hano inyuma ugahita urakara. ikintu cya mbere mpita ndibaza ngo si umuntu ko aseka cyane mu bihe bye ari wenyine biba bimeze gutya. Ariko rero reka ndabura abantu ngere ku giti cyanjye, uriya ukuntu mereze gutya ninakomeze n'inyuma y'abantu amu yose. Ubwo ushatse kuvuga iki? Ate kuvuga ngo Ndashyenga. Imana nibizi. Ariko oya ariko nukuri sinavuga ko ntarakara, ikindi kintu hari ibindi akaza ntawimenya muri byose. Sinavuga ko ntarakara, ariko nyine most of the time uri guseka ukuntu umeze niko mpora, ku buryo no mu bibazo ushobora uzanga ndi guseka kandi ni mu bibazo bya dani. Cyakora ikintu muziho ni yapfushije ntajya arira. Ubundi se kurira nicyo kimenyetso kigaragaza agahinda. Yego. Sure. Ikimenyetso Imana yashyizeho abantu twese ku isi yose tuziranyeho. Uzi ko Mere apfa, ubundi buriya Mere niwe muntu najyaga ntekereza nkavuga ngo nano kuko umusaza yarapfuye ndababara nk'abandi bose babuze ababyeyi, ariko noneho nsigara mvuga noneho Mere napfa bizagenda bite buri. Nkumva ni ikintu giteye ubwoba, ariko noneho nawapfuye shaka n'amarira no kwa kundi bumva ikintu umutima kiri kukuniga kabisa. Ahubwo wari ufite umushiha utarabaho kwiye. Ewana shaka amarira nibura ngo amanuke nayo ndayabura. Ewana ndabana. Urarwaye rero. Yabantaga noka kontu nteye. Oya byararangiye ariko ndimo kuvuga muri icyo gihe bikiba. Nyine ariko urarwaye. Siko nibaza kuko numva umutima neza. Nta murwayi wimenye. N'isengesho ryanjye ntabwo hajya haburamo akantu kavuga ngo Mana umpe kwihanganira ibyo ntabasha guhindura. Iryo jambo cyangwa se iryo sengesho niryo ryamfashije muri icyo gihe. Numva biratumye byakira birashira. Cyakora ibyo bintu ni imbaraga z'umutima. Ikintu nyine ntabasha guhindura nakigize ikintu ntagira icyo ngikoraho nyine. Ndavuga ni kwera iki se cyambabaza noneho. Niba ntabasha kugihindura cyangwa imbaraga z'umutima. Byakira nti. Njyewe ngira defo yo guheranwa n'agahinda. Izo ni intege nke z'umutima. Ya izo ni intege zanjye. Izo ni intege nke zanjye pe. Ikindi hari ikintu cyoroheje ukora buri munsi kikagufasha kugumana umunezero. Urebye sina kimwe ni ibintu wenda long story short ni nka bibiri. Kuva ndi mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanjye numva ari sawa. Cya kabiri kuba hari ibyo ndi gusoma. Ibitabo muri rusange sawa cyane biri mu bintu numva ni wowe ugezweho kubaza. Ikibazo cya gatanu kuri njye kiragira kiti nako kuri wowe. Ni irihe jambo umuntu yakubwira aka kanya ukaba wamusubiza ngo ubwo urahazi? Ni nka kwa kundi abantu bose bazi ko ngo kuba hano nyozi y'amafaranga igitiyo. Buri muntu wese umvugishije aba ari kumbwira ati twaduhaye ku madorari warahindutse wabaye umunyabugugu. Ubu tuba turahazi. Yaba wari uzi ibyo ndi kunyuramo na duke ufite watunyoherereza. Ni ya bonus. Icya gatanu wakizanye se? Yego. Sure. Hanyuma bonus rero. Iyo icyo wari utegereje gikunze. Mbese niba ari nko ku kazi wari ukeneye bakaguhamagara ati wakabonye ninde ugana cyangwa n'icyo ukora mbere y'ibindi byose. Mbese ninde muntu wumva ari nk'ubwugamo bwawe cyangwa ari wowe wirukankira? Ninde muntu wa mbere ukuza muri memoire yawe? Mbere yuko Mere apfa buriya Mere ari mu bantu ba mbere nahamagaraga mbabwira nti hiru runaka yanjye yaciyemo. Nyina w'umuntu. Abura ntikaboneke. Ubu rero ukuntu ibintu bimeze komeze muhe iruhuko ridashira umubyeyi. Ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze uwari uwa kabiri icyo gihe nahamagaraga Mere akiriho ko Mere ubwo yabaga ari uwa mbere
wari uwa kabiri niwe wahise uba uwa mbere. Umugore wanjye niwe mpamagara nkambwira nti deal yaciyemo. Wenda kuko yahise aba uwa mbere ubwo haje n'aba kabiri, muri abavandimwe banjye nabo bari mu bantu uko byamera kose deal yanjye yaciyemo, cyangwa niyanze bari mu bantu nabo mbibwira mbere. Urabyumva ko imiryango ikwiriye guhorana hafi kugira ngo wumve utekanye kubwira ikintu abantu big up rero kuri famiye ye. Ariko watuririye mu mibare hano, ibi bibazo ni 5. Njye ndumva mbaza icya 5 wowe wahise ujya kuri bonus. Nakubajije 2 icyarimwe, hari ahantu nakubajije 2 bikurikiranye. Okay. Nuko nari ndimo ndavuga nti imiryango please mukundane kandi na mugore nawe mugabo banera neza mugenzi wawe kugira ngo yumve ubu umuntu wa mbere yakwirukanira aje kubwira ikimubangamiye cyangwa icyakunze imbere y'abandi bose. Yego. Kandi nakubwira ikitakunze cyangwa nakubwira ikosa yakoze, si byiza ko umusamira hejuru umugabo. Narakubwiye ibyo babyita guhwitura, turimo turabahwitura. Ariko njyewe hari bonasi, sinzi hari bonasi nayo nagutayemo ndayifite nanjye. Ni iki kimwe wumva cyaguhinduriye imyumvire ku buzima, uburyo wafataga ubuzima bugahinduka? Icyo cyaba gishobora kuba ari igitabo, gishobora kuba ari umuntu wakugira inama cyangwa experience runaka ufite. Ni iki cyatumye imyumvire yawe ku buzima ihinduka? Ngiye gufata wa mwanya wo kubanza kubitekereza. Icyampinduriye ubuzima ubwo se bwarahindutse ra? Ubuzima buhise. Ubuzima apana ubuzima bwo mu mufuka bwo kubona akantu cyangwa mu ikofi cyangwa iki. Ndavuga ubuzima en general. Imyumvire. Navuga ngo icyo uzi ku buzima nyine nicyo mvuga. Icyo uzi ku buzima wagitewe n'iki? N'umuntu wakugira inama, ni igitabo wasomye, experience wagize. Ikintu cya mbere cyampinduriye ubuzima, nubwo abantu benshi basigaye babijyaho impaka bakavuga ngo Bibiliya ngo ntabwo ari ijambo ry'Imana, ngo ibiki n'ibiki. Nanjye ndi muri abo bantu. Ariko ikintu cya mbere Bibiliya nyifata nk'urupapuro umukunzi wanjye yanyandikiye. Akaba yarabihaye nk'umusekreteri, akamubwira ati nyandikira ibi ngibi ku muntu wanjye. Urumva umusekreteri nawe ashobora kwishyiramo irindi jambo agira ngo asobanure ibyo bamubwiye, akaba wenda yabyica ibyo yari amaze kwandika. Ibyo rero mbirengaho. Ibintu byo muri Bibiliya ubona bicanganye, ubona birimo amarangamutima ya kimuntu, mbirengaho. Ariko ibyo mbona byangirira umumaro muri Bibiliya, ibyo nshoboye ndabikurikiza. Ntabwo nabivuga ngo ndabishoboye byose, ndacyari umuntu, ndacyafite inyama n'amaraso. Ariko ibyo nshoboye ndabikurikiza. Icyo ni igitabo cya mbere cyampinduriye amateka. Ikindi kintu ni experience nanyuzemo. Ndumva ndokotse urupfu nk'inshuro 2 zizewe, zizwi n'abantu bose, 3. Uri kumva hamwe nageze ahantu abantu bose bakaba bategereje ko, bwa mbere bari bategereje ko mama bahamagara babwira ngo byarangiye, bwa kabiri bari bategereje ko umugabo bahamagara babwira ngo byarangiye. Ibyo bintu rero byatumye nca bugufi ku buryo ubu nimbona n'akantu nzakomeza ndifeta wa wundi ubona ko ibintu byose bishoboka, isi ni gatebe gato. Ikibazo nanjye ko baza reka nkihorere usoreje ku bintu bikoze ku mutima. Gushyiraho turira hano. Ndumva twasoza. Tutasoza reka tubashimire cyane mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ariko ukuntu tuvuga icyarimwe shaka turabakunda cyane pe. Aho ibyo byo barabizi. Mubizi ubu ntimurabimenya. Kandi nawe utarakora subscribe kuri Zagimana utegereje. Gerageza. Siramo imiyaga. Duhereze ndere tuba twazikoboke. Reka twashimire cyane rero. Imana barinde n'abandi. Wa mugani imirimo y'amaboko yanyu iyahumugisha. Kandi irinde abana banyu cyane, nabo mubarinde, mubigishe kutitaba umuntu batazi. Ibintu byo gushimuta abana bigezweho cyane, mwitonde. Ciao.